joro nabyitegereje, haje indege yaje mama pasiteri Mushumba we. Haje indege, kandi iyo ndege, kiriya kirere mureba kigiye kuberamo ibintu bitatu. Icya mbere, isi igiye guhura n'iyindi si. Kandi abana bagiye kuvuka igihe kitageze. Inka ntabwo zizabira, zizarira. Abami b'isi ntibazasangira, bazasara. Isi icukurira umuzima ataranahagera. N'isi icumbikiye abantu bifitiye imigera. N'isi soroma ahitaba ibyigasarura ahitahinze. N'isi aho amarira y'imfubyi ashoka buri munsi asaba akawunga agahatwa igipfunsi. Turi mu isi ya rwona aho uyoba gatoya ugapfa nk'igikona. N'isi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika. N'isi y'impinja zuzuye agahinda, zisigaye zivukira amezi kurira. Babwire ngo umuvumo ni umuvu, kandi gupfa upfuna usenga si umuco. Umuvumo ni umuvu, kandi gupfa upfuna usenga si umuco. Kurya ubuki ugahaga ukabumena mu ruhavu ntibikugira umwami wo kuba mu kinyagu. Kandi uyu muyaga w'ubwawo urarahira, uravuga. Umuyaga urotsa, umuyaga urarya, umuyaga uranywa, kandi unywa ibitukura, kandi n'umuyaga ukunda inyama. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese mudukurikiye. Ushobora kudukurikiye ubabaye, ushobora kudukurikiye mu bibazo bitandukanye, ariko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Ni Imana y'abariho rero, bisobanuye ngo n'abari mu bibazo n'abari mu ngorane irabizi neza, kandi izi ko hari ikigomba gukora ku buzima bwabo. Ngayo nguko twongeye kubana n'umukozi w'Imana nk'uko mwabinsabye mukampamagara muri benshi. Ntabwo byanyoroheye, ntabwo byanyoroheye, ariko Imana yibibizi ko ishobora kuduhuza kubw'amahirwe y'Imana. Rero twahuye, ubwo ngubwo amadeni yanyuma ndi kugenda nyavamo cyane. Ni wa mukozi w'Imana Zakayo, cyangwa se usanzwe azwi ku izina Mbeba y'Inzungu. Buriya wari uzi ko hari amazina yadukujije. Yenda ashobora kuba n'umuntu yayumva kumva na amazina asuzuguritse, ariko uyu munsi wa none abantu bakaba banezezwa no kuyumva. Niyo mpamvu mba ndirengejeho umaze gukizwa wiswe Zakayo. Mbere yaho witwaga Mbeba y'Inzungu, kiri umusitari w'isi.
na mbere yaho ahubwo arayandi nitwaga ehe nitwaga Njogori 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 ehe Njogori nyine nari mfite amatwi matoya yego noneho udutwi rero mwarimu yajya azafata yajya gukubita urushyi agafata ubusa yego nari Njogori. Ikindi nibuka marume yajyaga anyita nyambo y'igihanga ubwo yarebaga umutwe mfite akareba n'inka twari dufite akavuga ati shati uri nyambo y'igihanga akabihuza n'ukuri ariko ndashima Imana kandi namwe mukurikiye Imana irahari TV Imana iduhana umugisha kandi ndashimira Imana nyine ko ndi muzima kandi Imana impaye ubuzima ndashimira Imana rero ko ari umutunzi w'imbabazi. Amen. Ndashimira Imana ko Imana yankuye mu byaha. Ndashimira Imana ko Imana yangira icyizere ikampa ubutumwa bwiza bwayo, ikampa impano z'umwuka wera, ikampa impano y'ubuhanuzi, ikampa impano y'ijambo ry'Imana. Rero nishimiye kongera kugaragara ahangaha ariko ntabwo naje imbokoboko. Yego. Hari message Imana yampaye igenewe ubwoko bw'Imana. Imana iduhana umugisha. Amen. Urakoze cyane kubera ko rimwe na rimwe njya nkunda gukorana n'abantu ibiganiro hakaba abantu bakomeza kunyandikira bambwira ati duhe nimero z'uyu muntu kandi umuntu yazivuze dusoza ikiganiro. Wanyemerera ninjye ubigusabye abadukurikiye babyumve ninjye ubimusabye ukabanza ugatambutsa nimero ya telefone. Erega hari umuntu ujya hano kwa aya macano agiye gushaka umukozi w'Imana gusa mbese ibyo yahavugiye atabishaka ahubwo yumva yifuza kuhabona umukozi w'Imana akamuvugisha. Wanyemera ukanzu kwetambutsa. Ndabizi ko bigoye. Nimero yanjye ndayibaha. Ariko jewe nimero yanjye igira kondisiyo zayo. Yego. Icyambere nuko gusenga je sinemera abantu bagurisha impano z'umwuka wera. Yego. Ntago mbyemera. Icyakabiri nago nkunda umuntu mpamagara ambwira ngo nsengera ngo mbarizenga makuru Imana ivuze ngo iki ko kubera abantu bagiye babivanga. Imana abantu bamaze kuyigira nka soniteke. Umuntu aba yumva yaguhamagara ngo yumve ngo amakuru Imana ivuga kuri icyo kintu. Iyo umpamagaye umbwira icyo kintu mpita nkukupa kandi nimero yawe ya telefone mpita nyiboroka. Yego. Ako kanya mpita nyiboroka. Jewe nkunda umuntu mpamagara gusa akambwira ijambo ry'ihumure dusenga buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo kugera saa 1 z'ijoro. Ariko abo twasenganye ndabashimira ku gatandatu. Ikiganiro twakoze ubushize arimo babyumvise nkuko nari nabivuze bampamagara ku wa 4 ku wa 5 barambwira tuzasengana. Noneho mbona abantu bazaba benshi ku wa gatandatu. Yego. Guhera mu masaa 7 mvuye gucyura umwana ku ishuri ku wa 5 mfata umwanya wo gusengera ibyifuzo by'abantu. Noneho umuntu yarampamagaraga ati shyira ku rutonde nkahita mubwira nti uri mu mwanya wo gusenga. Ikindi mujye mumfasha mube muri mu mwanya wo gusenga. Imana uyiha agaciro, Imana uyiha umwanya muri wowe. Imana itandukanye n'ibitekerezo bya muntu we. Imana itandukanye nuko tuyitekereza nuko tuyifata. Kuzikumva umuntu aguhamagara ari mu isoko Kimironko ngo sengera. Wowe uzi ko uri umubyeyi ufite abana ntago bararyama. Niba abana aryamye bakaba bakibyuka.
kuki ushaka ko ngusengera umwana ari kuririra muri telefone uncira urusinga, connection yanjye urayikupa. Umuntu hari igihe mba ndi gusengera umuntu nagiriye ubuntu, Imana nawe yamugiriye ubuntu, Imana igatangira nko kunyereka amazina ya se n'ibiki, namubwira ngo ngo ni papa, ni papa, umwana akabaririye muri telefone. umwanya uha Imana ni uwuhe? Niba uzi kuri mu rugendo, ikomereza urugendo. Afazari wanyandikira icyifuzo, kuko ngira amasengesho mu minsi isanzwe, ngira amasengesho guhera 2:30 kugera 5:40 mba ndi mu rugano. Sinduvuze mutazarunsangamo, ariko mba ndi mu rugano ndi gusenga, ko ni nk'ikiraka Imana yampaye. Yego. Kuva banyiba moto yanjye ndatega bisanzwe. Buri Imana ikintu igiye kuguha cyose indi moto. uzi ko ikintu kiba kubera impamvu. Imana igiye kuguha indi moto. Wumve, iyo njyanye umwana ku ishuri Igikondo, ngo tubyuka 10:20 za mu gitondo, Uva hariya utuye ni ukuvuga ngo Indera Imusave. Gishuri, Uriya ni muri Musave ukajya Igikondo muri Kibenga ahubwo. Yesu we. Noneho 10:20 tukagerayo nka 10:20. Njyewe ubu hari n'abantu tujya duhura bakavuga ati si umuntu, buri gihe mba nifitiye biriya yanjye mu ntoki nimanukira, wagira ngo mvuye nko muri Nibature, agenda nkicarira aho hantu. Ariko nabonye ko Imana iteye ubwoba. Ejo bundi Imana yohereje umuntu nicariye hariya, Yego. ama message yanjye. Imana irahambaye kweli. Yego. So rero ubwo nari mbivugiye icyo kintu, mujye mumamagara nyine dusenge gusa, nta bindi. Niko bimeze. Amafaranga uzayagira nutanayagira, Imana izitwa Imana. Imodoka uzazitunga nutazitunga, Imana izitwa Imana. Uzaheka abana nutabaheka, Imana izitwa Imana. Icyo Imana ishaka ni ubugingo bwacu. Hanyuma ni 0788366745. Hanyuma Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Ijambo rero nariguhariye kugira ngo utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho, kuko cyane cyane dukunda guhura ari uko ufite message ugiye gutambutsa. Ndasaba Imana iyi message abantu bagiye kudukurikirana bayumve. Imana yambwiye ijambo, dusomere niba bitakugoye. Yego. Dusomere Imigani igice cya 29 ku murongo wa 6. Umurongo wa 26. 29 ku murongo wa 6. Umurongo wa 6. Mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategerwamo, ariko umukiranutsi arishima akavuza impundu. Mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo, ariko umukiranutsi arishima akavuza impundu. Imana yambwiye ngo nze mbabwire iryo jambo. Irambwira ngo nimara kuribabwira ndire. Yesu. Kandi amarira amanuke. Imana idutabare. Iryo jambo yambwiye ngo nze ndisome ndivuge, hanyuma ndire.
rero muracunga ku maso yanjye amarira nyine aramanuka. Yesu. Kandi agomba gutemba. Mana yambwiye ngo nze mbasomere iryo jambo, nindangiza ndire. Irambwira ngo nimara kurira babwire ngo umuvumo ni umuvu, kandi gupfa upfuna usenga si umuco. Umuvumo ni umuvu, kandi gupfa upfuna usenga si umuco. Kurya ubuki ugahaga ukabumena mu ruhavu ntibikugira umwami wo kuba mu kinyagu. Kiriya kirere mureba kigiye kuberamo ibintu bitatu. Icya mbere, isi igiye guhura n'iyindi si. Kandi abana bagiye kuvuka igihe kitageze. Inka ntabwo zizabira, zizarira. Abami b'isi ntibazasangira, bazasara. Abubakisha urwondo inzu zabo zizagwa. Abatiye amababa yo kugurukisha, ayo mababa yanyu azahunguka. Icya kabiri kigiye kubera muri kiriya kirere, kiriya umuyaga wabuze ubwihisho. Ariko si umuyaga usanzwe, ni umuyaga wotsa. Kandi uyu muyaga w'ubwawo urarahira, uravuga. Umuyaga urotsa, umuyaga urarya, umuyaga uranywa, kandi unywa ibitukura, kandi ni umuyaga ukunda inyama. N'isi nyine, n'isi ikubita uwakowe ku manywa y'ihangu. N'isi ikura amenyo umugabo akaba amapengu. N'isi y'umukorogo kanyanga mu muhogo. N'isi ifata umusore ikamuvuna umugongo. N'isi icukurira umuzima ataranahagera. N'isi icumbikiye abantu bifitiye imigera.
n'isi soroma ahita bibyiga sarura ahita hinze n'isi aho amarira y'imfubyi ashoka buri munsi asaba akawunga agahatwa igipfunsi. Turi mu isi ya rwona aho uyoba gatoya ugapfa nk'igikona. N'isi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika, n'isi y'impinja zuzuye agahinda, zisigaye zivukira amezi 2, zisigaye zivukira amezi 3, zisigaye zivukira ukwezi kumwe, ibinini biri mu kazi. None se izi mpinja ko muri kuzisamuza akanwa k'ibikona, mwebwe ko igihe kibasamiye kandi kigiye kubashoreza kurenza ku kanwa k'ibikona, ngo mwahawe uburenganzira, mwahawe rugari. ayo maraso ayo ngayo wese ntubizi nawe urabizi. Hanyuma wowe uzihisha hehe kumuyaga ukokeje? Turi mu isi ya rwona aho uyoba gatoya ugapfa nk'igikona. Ntabwo nzi umurima uri koneramo uwo ari wo, nta nubwo nzi icyanzu waciye mujya kona. Ariko icyo nzi cyo nuko umuzima mubi arutwa n'umuzimu, kandi abazima babi bari gushibuka nk'urwiri mu murima. Niyo mpamvu ikiri kiguri guhabwa intebe, ikibi mukagiheka, ikibi mukagisiga, ikibi mukagihereza, intebe ikicara. Reka ndababaye. Niyo mpamvu umushumba gito aragiye umukumbi w'intama hejuru y'impanga, ariko ku munsi w'amakuba wa mushumba gito we uzahembwa kuba kabungabunga. Ebi wa mushumba kazi we gito nguri pasiteri, ntabwo nkuvuza amazina, ariko amazina yawe do yanditswe mu gitabo cy'urupfu kuri izi mbuga nkoranyambaga. Uriho wuzuyeho ibitambaro mu mutwe, ibindi mu gatuza. Ariko kuko ugoswe n'abazima babi, nabo baragukomera amashyi, ariko Imana iri kurira. Ziriya ngo uri gusenyera amarira y'abariya abana, amarira y'abariya abadamu, do nabibonye iri joro nabyitegereje. Haje indege yaje mama pasiteri mushumba we. Haje indege, kandi iyo ndege yagendaga ifata abagenzi ku nzira. Nayibonye. Mama pasiteri, indege yagusize ku nzira. Ushinzwe kwinjiza abagenzi mu ndege yakubwiye ngo wowe ntabwo uri umugenzi, ntiwemerewe kwinjira muri iyi ndege, wasigaye. Ariko ikibabaje nuko aho wasigaye watangiye gushongera aho wari uhagaze, kandi wari ugoswe n'ibikapo byinshi by'ubutunzi wari warasaruye mu bantu. Ibyo bikapo wabisiza wari uhagaze ku muhanda.
watumwe kubohora imbohe, ubuze ibiryo ushima amano. Nicyo gituma mu gihe cyo kwicara uzahagurutswa. Mu gihe cyo kugenda Imana izakugarura. Mu gihe cyo kurya uzicwa n'inzara. Mu gihe cyo kumvwa amatwi azazibwa. Mu gihe cyo kuguruka amababa yawe bazayaca. Kutigeze wubaha Imana yaguhaye ubutunzi burokora benshi, ahubwo ubwo butunzi ukajya kubunyanyagiza, bugatorwa n'ibisiga, bugatorwa n'inyoni hariya mu muhanda ku gasi. None izina ry'Uwiteka riri gutukwa mu bapagani ku bwawe. Ariko Yesaya 50:16 bavuga ngo iki? Nako Zaburi 50:16. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye? Urarushywa n'iki uza kwirirwa usakuza? Ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe. Indege yagusize nta sezerano ufite, kandi ifatiro zose wari wishingikirije zirasenyutse. Ugiye kujya mu bitaro bya nyabyo, ugiye kwiga uko abarwayi barwara, ugiye guhinduka umuganga kandi wagiye ugiye gusura igitanda uko bagisasa. Cyakora Imana izagusigariza agace gatoya kuko wigeze kuyikomera amashyi. Ubugingo bwawe izaburinda ariko umubiri uzababara. Imana yambwiye mbabwire, mbwira ubwoko bwayo cyangwa se ababasha kumva imvugo yayo, ngo muha agaciro igihe kandi muha agaciro igihe. Mwihutire kumva kandi mutinde kuvuga. Eragira ijambo twasomye, uyu ni Salomo. Uyu ni Salomo wahawe ubwenge n'Imana, kandi ubu bwenge Imana yamuhaye bwari ubwenge buhagije. Imana rero amubwiye ngo nugera muri kiriya gihugu nabahaye ukabona wicaye ku ntebe, niko yabwiraga Abisirayeli mu butayu, muramenye hari ayandi mahanga yasigayeyo igihe mwe mwajyaga kuzana Yakobo mukamuzana mu gihugu cya Egiputa, aho muzahasanga Abanyakanani, hari Abahivi, hari Abayebusi, hari muzirinde ntimuzabashakemo, nzababera Imana. Imana ikomeza igenda ibabwira. Uzi impamvu? Iyo bivanga nabo Imana yangaga ko imitima yabo ihinduka, bagakomeza gukorera ibyo bigirwamana, bagatangira kujya kwa bamwe, amen, bagatangira kuzana. Salomo wa Cyima yakoze ikintu cyababaje Imana. Niwe mwami wa Isirayeli. Erega no bisi ifite abami bari kuriza Imana. Yasubiye mu Egiputa, arabanza ajya kuzana umukobwa wa Farawo, amwinjiza ku butaka bw'isezerano. Dufite akaga k'abavuga butumwa, k'abahanuzi bari kujya kuzana za karande ziwabo bakazinjiza mu itorero ry'Imana. Imana yambwiye ngo mbabaze ngo mwe mwatumwe nande ko muhanura mu izina ry'Uwiteka? Uwiteka ninde? Mwahuriye hehe? Avuga ate? Muramuzi? Niyo mpamvu YouTube ku bahanuzi, ku bavuga butumwa haciyemo umweyo. Ku rubuga rwa YouTube na ba nyiri macano, muri kwandikaho ngo
mwuzuze mukandikaho ngo kandi uzi ko ikiganiro wagiteguriye muri ararume ikindi wagikoreye hari ikindi wagikoreye hari ukirirwa ubutabuta n'agakamera ukandikaho ngo umwami mukorera aje kubahemba. Umucanga n'umunyu bigiye gutandukana, umwotsi n'igicu bigiye gutandukana, umutini na voka bigiye gutandukana, umwembe na voka bigiye gutandukana, igitovu n'intobo bigiye gutandukana, urutoryi n'intobo nabyo bigiye gutandukana, pasiparume n'urwiri bigiye gutandukana. Abantu bagiye kumenya Imana neza. Imana igiye gushyiraho umurongo neza. Nuza kubika ngo rusake igiye kubika ibyiwe yumvamo aho ndagupepeye. Intebe wari wicayemo ntabwo wari uyikwiriye, cyakora hari ikindi cyicaro bagiye kukwicazamo. Salomoni yashirwa abagiye mu basidonikazi azanyemo abadamu, agiye mu bamoni azanamo abadamu, agiye mu bamowabukazi azanyemo abadamu, agiye mu bamori azanyemo abadamu. Imana iri mu ijuru iramureba irabyihorera iricecekera, kuko irabizi ko mu gicumuro cy'umunyabyaha aho niho hari umutego ategewe. Bukeye abadamu be, ntabwo nzi abadamu ufite uko bangana, sinzi abagabo washatse mushumba uko bangana, ariko ni benshi barenze umwe, babiri, batatu, bane, kandi uri umushumba pe. Ntabwo nzi ubusambanyi ufite uko bungana, ariko ubwo wasambanye bwose ni bwinshi, kandi ibyo byose niwe wabanje kujya gukomanga. Ntabwo nzi abantu maze kuroga uko bangana, ariko niwe wafashe fondasiyo yo kubanza kujya mu Egiputa kujya kuzana umukobwa wa Farawo. Abantu mugira n'umutima, ariko usambanye bwa mbere uri pasiteri kazi, usambanye bwa kabiri uri pasiteri kazi, usambanye bwa gatatu, usambanye bwa kane, yewe n'impamyabumenyi, noneho ugiye kuba potere. Reka nkubwire, umuntu wese uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo. Amen. N'umuntu wese uhinga igitovu niwe uzarya imbuto zacyo. N'umuntu uri mu cyuzi uri kuroba ifi, iyo fi niyo azarya, ariko hari n'uzaroba azi ko arobye ifi akaroba umuhini. None se kurya igikeri, uraroba igikeri cya Nyamagaragamba, urabona uzagishobora? Wowe uraroba igikeri cya Nyamabondo ukakiza